Attention Ruboneka arayicongamo kiza cy'ikipe ya Perase bamwita Nijana Clement mwite the most valuable defender in the league umudefanseri mwiza uri muri shampiyona y'u Rwanda muri Sekafa hamije ko ari umukinnyi ugomba gutinywa ndetse no kugenderwaho ahembwa nk'umukinnyi mwiza muri Sekafa Kagame Cup yabereye muri Tanzania pasi agatangaza pasi sukari ice cream y'amata guturuka kuri Ruboneka Jean Bosco baranayihanitse arayizamurira ajyana ijya mu kirere hejuru Clement Nijana arasimbuka yagereye ipoto rya kabiri cyangwa icyo bita deuxième poto arasimbuka aragenda agera mu kirere ategereza umupira agira icyo bita resistance idasanzwe anyomoza itegeko ryitwa law of gravity rivuga yuko iyo uzamutse mu kirere hari rukuruzi kugarura aravuga ati ndategereza mbanza nereka umutwe wa rukuruzi sinyitayeho ategereza bararangije ayikubita n'umutwe yigarura ku ipoto rya mbere umuzamu barishundura sinyeganyega ape yandika icyambere cya Clement umutwe wa peri kimwe Kigali ubusa ibyo nibyo ikipe ya peri ifungura amazamu rero anga kuri Kigali peri zedi y'amafana ba peri binaga ibicu baririmba bati epi abandi baza bati ekara attention umupira babacana kwa ikipe ya peri none kwa Clement Nijana amaze kubona mu mutwe acomeka pasi kwa nde kwa Gilbert Mugisha attention baragariko attention katureba acomeka pasi kwa Kigali hariyo barashakande Birigita Chabaroro acomeka pasi biramwangira baramuhagarika ikipe ya peri kwa Chidibere Johnson bonga pasi hariya attention reka turebe ashakande ni muzungu niba ndeba neza ariko pira urenga no kurengurwa n'ikipe ya peri pira urarenga no kurengurwa n'ikipe ya peri aya attention reka turebe ahangaha uburyo biza kurangira attention pira bawurenguye vava cyose ikipe ya peri kwa Kagege Byiringiro Gilbert acomeka pasi kwa Clement Nijana pasi kwa Claude niyo mugabo acomeka pasi arakwande kwa Gilbert Mugisha Gilbert acomeka pasi kwa Tadeka pasi kwa Claude acomeka pasi kwa Nijana Clement acomeka pasi kwa muzamu wabo Paveri Nzira attention Paveri ahande sasa Paveri ngira imbere gato cyane arenga urubuga rwariya agonga pasi imbere gato cyane kwande kwa Riswane subiza kwa Paveri Nzira byenjwe bakirashira muri minota Paveri Nzira Paveri agonga pasi arashaka Clement Nijana Clement umupira muremure arashaka Chidibere Johnson Johnson acomeka pasi kwa Riswane bongera basubiza ku muzamu wabo Paveri Nzira attention Paveri pasi kwa Clement Nijana attention kwa Tadeo acomeka pasi attention ariko bakoze amakosa Tadeo bati ni kufra ikipe ya APR hagati mu kibuga Ruboneka reka turebe niba akora nk'ibyo amaze gukora mu kanya Kigali igiye gusimbuza nimero 13 akwiye kwinjira mu kibuga mu kanya gato cyane attention ninde
ninde yitwa Ndayishimiye Didier niwe ugiye kwinjira mu kanya kone ikipe ya APR. Ruboneka Jean Bosco arawucongamo ariko bawukuramo se ikipe ya AS Kigali barongeye bawurengereza kundi ruhande no kurengurwa kwande bw'iburyo bw'ikipe ya APR. Hanyuma bagiye gusimbuza rero sore ikipe ya AS Kigali. AS Kigali kabigiye gusimbuza ariya ninde uvuyemo ni Tharcisse. Nibyo ni Tharcisse, Nshimiyimana Tharcisse akaba rero asimbuwe na Ndayishimiye Didier. Akaba ari uko gahunda zifashe rero. Attention, penalty ikomeza mu kipe ya Kigali. Iminota yo ningahe imaze kwa 70 mu kadomo. 70 mu kadomo. AS Kigali ubusa APR kimwe. Gonga n'umutwe wa Clement Nigena. Chobeka pasi umupira muremure. Attention mu zungara ubura. Wigarurukira kose ikipe ya Kigali kwa Kayezu. Jean Bosco chobeka pasi ara kwa Benedata. Chobeka pasi ngaha. Attention arashaka Ndayishimiye Didier yo mu kanya. Ndayishimiye Didier. Pase kwa Ngobana. Pase kwa Ndayishimiye. Pase kwa Buregeya Prince. Attention chobeka pasi ara kwa Franklin. Mu bwugarizi bw'ikipe ya Kigali. Achaka pase kwa Nirushwa. Wanga pasi ari attention reka turebe ariko bakuronse umwose ikipe ya APR. Bigarukira kwa Prince Buregeya. Chobeka pasi ari kwa Ndayishimiye Didier. Attention reka turebe. Asize umupira inyuma kwande kwa Franklin. Franklin w'ikipe ya Kigali. Attention reka tuyatira umupira muremure. Arashaka nde Chabarara ariko barahagarika se ikipe ya APR. Attention reka turebe. Bigarukira kwa Chidiebere Johnson Chidiebere bamukorera ikosa ari ni kufra. Ikipe ya APR hagati mu kibuga.